bikomereze neza cyane bahise ngo namahano ayiwe twagarutse twarabivuze ku uyu munsi ari uwacu none dore karabaye we Prosper tangira nuko ubwo umunsi gwa none turatangiye abategwe bimena abakizemo amafaranga Prosper cyangwa se rise up medium mbamaga kuri uyu munsi twakoza amahano utumwe n'umukobwa twabakoza amahano kanga kobwa karaje ngwina nwacinziwe ibyo mwigize ngo muri kugenda n'izwi byezeho kumbe yewe nta bana dufite ayima none dore twakoza amahano kumbe umwana gutaha ngaho tugenda uraza kumbwira ukuri kose kumbe hakunira hari umusore uri gukurikirana ikibazo mu miturire mu by'ubwenge mu by'umubiri vuba cyane dore ibindi biraza gukurikira utaza gucikwa nakubwiye ni Rise Up Media kana subscribe kuri YouTube channel yacu uyu nguyu azi ngo nzahora murya imboga uretse nkwereke kamwihorere mfite icyo ndaza kumukorera mama we kumbe barakwereka dore ko byaje kugenda mbere umukobwa baramubujije ntiyabyumva asubira gukurikirana iki wati wafani ku kintu navuze hakuno kumbe hari undi mpapa byayobe ibaze kwangaja umushoferi gute discipline yabo ntago nayemera niho nizeye we aramwizeye byateguwe nande nibande bamenyemo amafaranga kugira season tugiye kutangira izagera soki isobanuye ninde Rise Up Media mama we cyakigo turakizi ku Gisenyi bakora ibintu bitandukanye byose nibyo muraza kurambwira uje kungotereza umwana gaho aba papa ntago babyumva ku bana b'abakobwa hakurino hari ipfuna rwije ninde Freddy karaje vatane kana subscribe kuri YouTube channel yacu ni Rise Up Media abariho nyine usajya uraza kuyikura kandi season tujye kuzaya twicisho kabiri mu cyumweru kabiri cya gatatu turaza kubabwira muri episode ya mbere turaza kwashiraho imana ikomeze kubarinda nyamuneka kana subscribe usharinge ukande na like bye.